Nizeye Denise, ndi umujyanama mu buzima mu kigo cyitwa Impact the World. Maze amezi 3 nkoresha ubwishingizi bwa HPG. Kuva aho natangira gukora na HPG mbona dukorana neza kuko bama serivisi yihuse, harimo n'igabanyirizwa ngereranyije n'uburyo nari nsanzwe mbona izindi assurance. Kandi ikindi nabonye nuko bamfashije gushyiraho n'umubyeyi wanjye nawe akivuza kuri assurance. Aho natangiriye gukoresha ubwishingizi ntabwo bingora. Iyo ngiye kwa muganga nk'ubu bamvuza 100%. Indwara yose njyanye kwa muganga barayasira, mbona binyoroheye cyane. Itandukaniro mbona ahandi nagerageje kubaza nshaka ubwishingizi bancaga amafaranga menshi, kandi bakansaba ko nzatangira kwivuza nyuma y'amezi 9. Ariko HPG narishyuye, nyuma yo kwishyura ndanangira kwivuza nta kibazo. Amazina yanjye ni Twagiramata Gentille, umuturage usanzwe inaha, umucuruzi ucuruza hano Sonatube, n'ubundi nkorera hafi y'aha kuri HPG. Namenye HPG yaciye igihe kinini, ariko aho nayimenye so nahise ntangiye kuyikoreshereza haciyeho igihe, haciyeho nk'imyaka 2 nyimenya. Imikorere yayo niyo yatumye nza no kuyikoresha, kuko baguha kwivuza wayivurizaho ikarita yabo, ukajyana n'umwana ku ishuri. Iyo ujyanye umwana ku ishuri hari amashuri akorana, iyo ujyanye umwana ku ishuri hari discount bagukuriraho, hari na station wanywesha essence. Numvise ibintu byinshi bikubiye mu ikarita imwe, numva ko ngize imbaraga zo kuba nayikoresha. Inyungu iri mu kuzikoresha irahari nyinshi, kuko niba ushobora kuba hari amasezerano bwite ufata ku bijyanye no kwivuza, ariko hakaba hari n'amasezerano ufata yo ku bijyanye n'ibyo byo kunywa kuri station, gufata essence. Iyo ngiyo ni inyungu ikomeye, kuba hari amadiscount ava ku bintu byinshi. Ubwo urumva mfite icyizere cy'uko ndamutse ngize indwara ikomeye nakivuza neza byihuse. Ubu bwishingizi buvura indwara zose. Nitwa Rwamukwaya Anastase. HPG natangiye gukorana nayo hagiye gushira nk'imyaka 2 mfite ubwishingizi bwayo. Bafitemo n'udushya kuko yifite iriya karita yabo baduhaye, ubasha no kugera nkanjye mfite imodoka ngeze kuri station, iyo nkwereyeyo bankuriraho igiceri cya 20 kuri litiro. Urumva mu by'ukuri ntabwo ari amafaranga make. Abantu bose ufite mu muryango barabishingira, ndetse n'undi muntu yaba umuvandimwe cyangwa umubyeyi ubana nawe cyangwa urera mu buryo bwemewe n'amategeko, nawe baramwishingira. Nasanze rero wari umwihariko. Ikindi kandi serivisi yabo nabonye ari serivisi nziza, birihuta rwose, kandi bakora n'amavuriro mu by'ukuri akomeye, ntiwapfa kubura umuti ufite ubu bwishingizi. Kandi serivisi zabo rwose ndazishima kugeza iyi saha, kuko ntabwo ushobora gusiragira, nta byo kugera kwa muganga ubone barakwirengagiza, rwose bakwakirana yombi. By'umwihariko bifite ubu bwishingizi rwose ni nko gukozaho, nta gutinda rwose, uba wakirwa neza.